reka ngere kuri muri Ndahabirene navaka ari intwari ya benshi ari ba Dorcas na Vesina niyo Bosco ako ndibaza kuki umuntu atandukanye na Emirene nwaje kukibaza kuko niyo Bosco byamawe n'undi wese like intambwe ye imera nkayisubiye inyuma Kenny ibyo byibazaho jewe nago mbizi uburyo asubiramo inyuma ibyo byo nago mbizi kubera ko umuntu ashobora kugira ngo niye mpamvu Kenny Ka yatandukanye na Only One Entertainment kuvuga ngo impamvu yabayemo hariya navuga ko ikintu cyabaye habayeho wenda kutumvikana ku bintu bimwe na bimwe sinzi niba wibuka igihe nigeze kujya kwa Irene nabwo nkiri muri iriya kampani maze gusohora nicyo gihe se maze gusohora nicyo gihe yari nicyo gihe ahubwo ni humura yari humura nagiye kwa Irene ngiye gukora ikiganiro n'ubundi cya promotion mvugamo ko nkeneye akazi umuntu waba ufite akazi yamakazi sibyo bambaza impamvu ndayivuga mvuga yuko life nyine itameze neza ibyo bintu rero byo kuvuga yuko life itameze neza nageze mu rugo icyo kiganiro kigisohoka umukira kikibona yahise avuga anyoherereza urwandiko ngo Kenny turatandukanye uvuga ngo ikiganiro cyawe na Irene kikimara gusohoka direct yego ubwo wakiri barwa yuko utandukanye n'umukire yego Irene kubera ko Irene we cyumwihorera nibigera kuri aho ngaho nta nubwo mbacaka kumushyira mu bintu byinshi nko muri Kenny kwere kimwe kumwihorera uzi impamvu nk'iyo mistake yabayeho nkagira ikintu kibi mvuga nkagira ibintu mvuga bigasa nkaho biba bibi ku bantu turi kumwe sibyo nkasa nkaho nandukana nabo sibyo nako nkaba nanatandukanye nabo biro official nago nyiri kumwe nabo sibyo mba nirinda ko twajya kuri Irene cyane sibyo ngo nse nkaho ndengera sibyo wenda emotion wenda ibintu by'ibimosiyo bize wenda mvuga ibintu byinshi kuri Irene sibyo kubera ko ndamutse nanatombotse nkavuga ikintu kibi kuri we ni ikibazo kubera ko niwe wanyeretse imihanda bro nubu kuba ndi kumwe nawe niwe wanyeretse imihanda kandi ndabizi ko nubu ngubu abakinekereza Irene navuga turamujene bimeze bite nubwo wenda tuba tudaheruka naciyemo igihe kinini ariko Irene ahora ku mutima wanje bro back in the days uravuze uti Irene ku mutima wanje tumushimira abantu benshi yafashije nungu wagifasha ndakeka unabayeho nabi ntago byamushimisha ujya kuva kwa Irene yego ujya muri Only One Entertainment haba hari ubwumvikane bucye bigeze kuba hagati yawe na Irene hagati yanje na Irene yego mva muri uva ko Emirene uva utandukana na Emirene ujya muri Only One Entertainment hari ubwumvikane bucye bwabaye hagati yawe na Irene jewe cyambere ndabagaya yuko sibyo amasezerano twagiranye navuga yuko mu bintu bubahirije ibintu biki bubahirije ikintu wenda cyo gutangira gukora imiziki nicyo kintu kandi amasezerano yari arimo ibintu bigera ingingo zigera mu 8 ibintu tuzakora amen urumva ngiye navuga ko ikintu bubahirije ari ukuba uwo muziki twarawukoranye naho ibindi byose bagendaga babikora ariko ukasanga nago babikora bikwiriye rero ndabagaya kuba twara banye nzi ko ako kanya tugiye guhuza nkahita njya mu ishuri sibyo nkaba ndinze nandukana nabo ntarigeze njya mu ishuri kandi bari barabinyemereye icyo cyo ndakibagayaho cyane wenda ibindi reka naga ari ngombwa kubivuga kandi bari baravuga ngo ikaramu nakabando k'iminsi ishuri nakabando k'iminsi uvuga ngo kutaragiye mu ishuri kandi baragusezeranye kuziga ikintu bagayira bivuze ko nuwagufata wese ikintu cyamba agomba gukora bivuze niba wakwiga umwuga ari kukiga Muranzi Yesu no meet your boy P Onika suweza makashobora kamasuza wana humugisha kandi ikomeze ibari ndetse ko sabona muri ngahoro nk'umubyo ukora byose aujourd'hui tout de suite à ce moment today so je suis avec ma big brother my man père Kenny Ka God was street man Kenny do you know why nkuzanye mu mihanda cameraman ni dusoye ikiganiro raza kubyerekana aho turi mu mihanda turi kuri street witwa Imana y'imihanda no wadukundishije imihanda ari dukumbuza nimabona kuvuze nikankuzane angaha ku mihanda imandiririmbo yitwa X shit indirimbo nziza cyane no bashyize kuri channel yawe nshyashya ndavuga ni why not kuki najyana Kenny kuri Grit Hotel aho kugira mu jyana hangaha mu mihanda ono akore ya muvuye byita ngo iki kwikora kwibwira batanaza yita gukora mu
akora mu mitanye bwira batanazi ndagazaga mu mihanda. First of all reka twinjire muri X shit. Let's go. Nagukuye imihanda nkushyira ibipangu sinzi uko waje kubigira simple biranangora kuvuga iyi story no gusobanura ukuri gusa hari ikintu kimwe nibasa ukuntu watangiye amabara uwanyambuye fomira ndaraburiza ndazima wakurikiye umufungo n'imitungo n'imitungo naguteye inda uyikuramo nka kabiri ubiyutanga ububyaye kabiri uraka X shit katanyurwa na gato uraga tini dis kagikunda abagabo X shit uraka X shit X shit uraka X shit X shit turaka X shit X shit turaka X shit yapa naguteye inda uyikuramo nka kabiri ubiyutanga ububyaye kabiri uraka X shit katanyurwa na gato uraga tini dis kagikunda abagabo uraka X shit X shit uraka X shit turaka X shit yamani Kenika nyuma yo gusohora indirimbo yitwa X shit. First of all kamere kuri X shit Keni inde bimvikana amagambo y'umuhungu wari ufite umukobwa tereta hanyuma kubera uwo mukobwa ashobora kuba ataramukundaga cyane umuhungu yamuterera ashaka kujya bibyaranira akazikuramo. Iyi ndirimbo ni true story kuri wowe cyangwa twakunda umuhanzi bayiryamiye inganze kamuzamo? Ni inganzo ni inganzo haba harimo bike byabaye ku muntu ariko navuga ni art So X shit bimwe muri byo byakubayeho kuri yo ni ibiheke ni bimwe muri byo ibintu byambayeho kuri yo ndirimbo nuko hari baby twakundanye nyine antayahuze kubera ko yarari gukundana n'umukire muri iyo minsi yego na nyiri kibanza kabisa vuga ngo baguteye yahuze kuko nta kibanza nta money nta kofi nta kiniki ni ibisazi n'umubiri nuko nguko yako mubiri wonari okay mfite ibibazo byinshi kandi naguteguriye kuri wowe ufite company wakoranaga cyangwa se rebo wakoranaga nayo yitwa Only One hari indirimbo za nyinshi zitandukanye kuva wava Kairene nwagiye ushira indirimbo zawe nabyuka nkwakira Kacyiru umunsi ambassador y'Abanyamerika si wabaga kera gihe yego nye wari uriho ndibaza uyu munsi wa none indirimbo X shit ikwice nawe nshyashya uri kujya muri tuwa ku bitangazamakuru mutari kumwe ese Only One ntago mukiri kumwe Only One nago nkiri umuhanzi ubarizwa muri company ya Only One yego ubu ngubu ndi umuhanzi wikorera mugomba kunsupportinga dore nduwumwe noneho mwivuga bya bindi byanyunga afite abantu bamufasha ubu ngubu nduwumwe buri muntu icyo yamfasha cyose yabakoze umashobora kugira ngo niye mpamvu Kenika yatandukanye na Only One Entertainment kuvuga ngo impamvu yabayemo hariya navuga ko ikintu habayeho wenda kutumvikana ku bintu bimwe na bimwe sinzi niba wibuka igihe nigeze kujya kwa Irene nabwo nkiri muri la company maze gusohora nicyo gihe se maze gusohora nicyo gihe yari nicyo gihe ahubwo ni humura yari humura nagiye kwa Irene ngiye gukora ikiganiro n'ubundi cya promotion mvugamo ko nkeneye akazi umuntu waba ufite akazi yamakazi sibyo bambaza impamvu ndayivuga mvuga yuko life nyine itameze neza ibyo bintu rero byo kuvuga yuko life itameze neza nageze mu rugo icyo kiganiro kigisohoka umukira kikibona yahise avuga anyoherereza urwandiko ngo Keni turatandukanye uvuga ngo ikiganiro cyawe na Irene kikimara gusohoka direct yego ubwo wakiri barwa yuko utandukanye n'umukire yego yarabimbwiye ati turatandukanye ariko nyuma yaho twakomeje kuba turi kumwe nyine naramuvugishije nawe aramvugisha nyuma yaho dukomeza kuba turi kumwe tugeraho nyine turongera tunaba closer ariko ntegereza ko twakomeza gukora birabura ndibuka muri la minsi wabagiwe narabanaga nago nabanaga nawe betse wawo ndiceje waje sese mwabanaga ubuhese igihe uzana Shanipi muje kundeba Shanipi nazanye na Shanipi n'uwitwa Ndemuhozi yego Muhozi ntago mwabanaga se cyane Muhozi twarabanaga ariko ntago ari we manager nagira ngo ni petit frère bahubwo manager wapi nuko nawe nyine ari byo akoramo hariya nabaga iwabo wa Muhozi yego so nyuma y'ibyo ngibyo se uvuga kwa Irene kuza mutameze neza koko ntibwari umeze neza like kumirire imyambarire
n'ibiki byose bitandukanye. Kurya byo nta kibazo cyari kirimo kubera ko nari ndi kumwe n'umukecuru mama Muhozi n'abamuhozi urumva nyine nago barya nabi sibyo. Gusa nyine byari bitari ku murongo urumva twari twaremeranyije ibintu byo kwiga sibyo. N'ibintu byo kuba nagira ikintu nkora urumva ibyo byose ntago byabaho ibintu by'ibyango byo ni wabibonaga ntago nashaka gukora ako nawe umeze neza nabyibuka ese nari nifunga wasanye n'imbwa Jaman Sheffield sirambwa bayigurishije wasanye n'imbwa gaye baze none se njya mu kiganiro ntwaye imbwa ako nawe nta mukene utunga Jaman Sheffield kuko iriya mbwa yigurishije igura nka miliyoni nk'ebyiri. Yego nyine so ndibaza nyuma y'ibyo kuvuga ngo nari ndagiye imbwa oya nta musiri mudatunga imbwa ntazakubeshya mu cyaro niho bafataho gutunga imbwa ari mu bya Afrika ari mu mujyi umuntu ufite imbwa. None se uko The Ben azifite wari wabona yazijyanye mu kiganiro cyangwa Bruce Melody cyangwa abandi ariko Jihad yajyana mu gitondo yajyana ipusi ku isibo. Aya Jihad ijyo mureka Jihad ntiyajyanye ipusi mu kiganiro. Jihad ni umuhanzi ariko yabaye n'umuhanzi we yabonye afite twareruya bro niba twareruya ya Jihad Jihad ni umuhanzi. So Kenny mvuga ngo abantu bashobora kuba kino kiganiro bashobora kuba bati Irene ni watumye utandukana na boss wawe wa kabiri. Yego ntago wicuza kuko warakoresha ikiganiro na Irene. Ntago mbyicuza sibyo je mu buzima kenshi ntago njya nkora ikintu ngo nyicuze nyuma sibyo kubera ko ikintu nakoze kuba narakoze icyo kiganiro kwa Irene sibyo nta na kintu na kimwe nicuza sibyo. Yego kubera ko nagiyeyo nababwiye ko ngiye gukora ikiganiro behind hari n'umwe mubo twajyanye kandi wo muri company sibyo. Ibyo bintu mbivuga aho ngaho mbere yuko binasohoka ntago uwo muntu yambwiye ngo cyangwa nabwire kwa Irene ngababwire ngo ibyo bintu ni mubigira ute mubikatinge muze kubikuramo nari kubyumva sibyo. Iyo nza kugira kumva ko hari ikintu biri byababangamira kubera ko ntago nabatutse nta kintu kibi navuze ko nikenereye akazi. Yego sibyo kandi burya n'umuntu ntawangije na murindi erega buriya sibyo nani ibintu byinshi dukomeza kuvuga ese nubwo mfite akazi umaya kandi sinakemera. None se wowe ntori kirumira habiri n'ujya hose ayo mpaye nakandi nakemera ariko erega none ntawangije na murindi nawe uzagotwa ukora akazi kamwe uzaba wasaze. reka ntibiba muri Kigali se kabe karakosha ya nuko rero byagenze bro ya nuko byagenze nagire nari mu bantu batumye dutandukana sibyo. Irene kubera ko Irene we cyumwihorera nibigera kuri aho ngaho nta nubwo mbacaka kumushyira mu bintu byinshi nko muri Kigali kwere kimwe kumwihorera uzi impamvu nk'iyo mistake yabayeho nkagira ikintu kibi mvuga nkagira ibintu mvuga bigasa nkaho biba bibi ku bantu turi kumwe sibyo. nkasa nkaho nandukana nabo sibyo nako nkaba nanatandukanye nabo biro official ntago nyiri kumwe nabo sibyo. Mba nirinda ko twajya kuri Irene cyane sibyo ngo nse nkaho ndengera sibyo. Wenda emotion wenda ibintu by'ibimosiyo bize wenda mvuga ibintu byinshi kuri Irene sibyo kubera ko ndamutse nanatombotse nkavuga ikintu kibi kuri we ni ikibazo kubera ko niwe wanyeretse imihanda bro. Nubu kuba ndi kumwe nawe niwe wanyeretse imihanda kandi ndabizi ko nubu ngubu abakinekereza Irene navuga turamujene bimeze bite nubwo wenda tuba tudaheruka naciyemo igihe kinini ariko Irene ahora ku mutima wanje bro. Back in the days uravuze uti Irene ku mutima wanje tumushimira abantu benshi yafashije nungu wagifasha ndakeka unabayeho nabi ntago byamushimisha. Ujya kuva kwa Irene ujya muri Only One Entertainment haba hari ubwumvikane bucye bigeze kuba hagati yawe na Irene? Hagati yanjye na Irene yego mva muri uva ko Emirene uva utandukana na Emirene ujya muri Only One Entertainment hari ubwumvikane bucye bwabaye hagati yawe na Irene? Ntago Irene twatandukanye reka kubera ko hagira impuruzi ntago Irene ntago twigeze dutandukana kubera ko Irene ntago nigeze njya muri management ye noneho n'ikindi kirenzeho Irene niwe wamuje na Only One ni nawe wansomeye amasezerano. Arambwira numva sinze ukuntu byagenze hari kesi yabayemo nsa nkaho njya mu tuntu tw'isheni ukuntu nasohotsemo aho ngaho Irene yaje kumfata n'imodoka urumva yaje kumfata n'imodoka aho hantu ahita ngira uta ako kanya ahita muza n'abo bantu ntago rero Irene twatandukanye kubera ko after nubundi twarakomezaga tukavugana nasoraga indirimbo nkajya kuyipromotingayo uvuga ngo Imana y'imihanda yasohotse ari uburyo bwo gufasha kujya yerekana impano yawe. Yego
Okay. Maybe byose ibintu tuzaza kumugeraho gatoya kuri we kuko abiyo nshaka kugira tuze kuvuganaho Ampal Only One Entertainment niki ubona yagufashije uvuga uti mugenda nakoranye nayo kigiye runaka ndayibuka nyoza ku mutima ukuvuga ngo nta muntu mwabana nga buri kintu yaba yaragufashije nubwo wenda yaba yaragukoreye n'ibindi bintu bibi ntago yaburi ikintu yagufashije sibyo icyambere ndashima ntago nabura kubashimira baramfashije nyuma yo gukora nyuma y'irandirimbo Imana y'imihanda baramfashije nsora nicyo gihe nsohora Tonight nsora Humura sibyo zose nubwo wenda zagiye kuri channel bakaba bakomeje barayifunze barayinyimye sibyo ariko hari abantu bazibonye kandi nubu muhura nabo bakavuga ati dore wazi download inzo tuzazigira privé tukazibura oya bazazi niba shake bazazigire privé yaruko abantu batubuza ubwisanzure ngiye nk'ubu ndababaye umuntu yitwa Green P ambabarire indirimbo yitwa Zunguzo nakundaga narayibuze ubu nawe nshobora gusanga ejo nikundira Humura nkayibura mujye muzidownloadinga byibuze niyo zava ushaka nk'agacano ka fake uzishyira kuri umuntu yishaka kuri tubantu hose yajya yayibona oya nubundi wajya no kwa DJ ukayibona we nese niye wajya kwa DJ ukabura indirimbo yanjye rega bro hari akantu ka superstar kaba kamaze kujya for sure cameraman aje no kujya hiye cyangwa bro man nibyo bigaruka gake so ku buryo buri financièrement bw'amafaranga uburyo bw'ubwamamare Only One hari ikintu yagukoreye mu bintu by'amafaranga mu buryo bw'ubwamamare ya navuga ku bintu by'ubwamamare cyane Only One hari ibitangazamakuru yagiye muza nabyo sibyo nakoranye nabyo kubera we navuga nk'igitanga Genesis Genesis niwe wanjyanye nkorera live kandi ra televiziyo irakomeye kwa mama wacu kabisa uko live irarenze nanakifuza no gusubirayo sibyo ya by'amafaranga byo ntabyo gino kizigenza yaririmbye nabyo by'inote byo niba mubeshye nambwire nane uzubukene magaze yaraza kuvuga nimero y'abanyarwanda se ko dufashanya oya reka nyivuga yakiri ubukene magaze mumbabarire mu supporting kubera ko mfite n'ibikorwa byinshi cyaka ifasha mu Rwanda biragoye bro mumufashe kabisa mumfashe nimero yanjye ni 079 25 880 nuwashaka ko hari ibindi bintu dukorana ku ruhande yanyandikira nimero yanjye WhatsApp ya kuko mbona ukuntu sharing amagroupe nkumva birambaje undi manza akwiye kuhicira umuntu amufasha bagasharing ariko iyo umuntu yifasha ari wenyine kujya studio na mafaranga video na mafaranga iki cyangwe na mafaranga kuzangana amafaranga so mumufashe umusaza kabisa ko bigenda fresh hari icyo ugaya ono navuga uti bamfatire nacyo barakumuza nabo nari nzi ko nzagera kuri bingibi ariko byarahagaze cyase ntabyo ndabonye vuga ngo ibyo expect yako nzageraho sinayibonye bitewe na management bi cyangwa sinavuga mbi kuko singiza kuvuga abantu mwakoranye nabi bite n'ibintu wenda bitagenze neza bitewe n'uburangare bwabo cyangwa ikintu nakaye kuri bo yego ntago nakibura jewe cyambere ndabagaya yuko sibyo amasezerano twagiranye navuga yuko mu bintu bubahirije ibintu biki bubahirije ikintu wenda cyo gutangira gukora imiziki nicyo kintu kandi amasezerano yari arimo ibintu bigera ingingo zigera mu 8 ibintu tuzakora urumva ngiye navuga ko ikintu bubahirije ari ukuba uwo muziki twarawukoranye naho ibindi byose bagendaga babikora ariko ukasanga nago babikora bikwiriye ya rero ndabagaya kuba twara banye nzi ko ako kanya tugiye guhuza nkahita njya mu ishuri sibyo nkaba ndinze nandukana nabo ntarigeze njya mu ishuri kandi bari barabinyemereye icyo cyo ndakibagayaho cyane wenda ibindi reka naga ari ngombwa kubivuga kandi bari baravuga ngo ikaramu nakabando k'iminsi ishuri nakabando k'iminsi bivuga ngo kutaragiye mu ishuri kandi baragusezeranye kuziga ikintu bagayira bivuze ko nuwagufata wese ikintu cyamba agomba gukora bivuze niba wakwiga umwuga ari kukiga uyu mwuga ikintu cya mbere ngiye ndashaka kumenya ibintu bijyanye buri ururimi bro ururimi rurakora ku muhanzi sibyo umuhanzi ururimi no kwandika indirimbo kineye icyongereza kineye igifaransa cyariyanda gityaje ibintu nk'ibyo n'ikinyarwanda kimeze neza nago ndi umu artist nyine ndi artist ariko nago nujuje ibyangombwa sibyo for sure reka tujye muri Humura gato mbere yuko tujya mu bindi tugere akavibe gake
gake papa humura. Mama nani kintu mbaye ikibazo nuko banyita ikigwari barumuna banje ubabwire banegereze ninza nzaza n'umugati hari n'utundi duke mbonye nabikora nka narenza hibirayi ase mama nkubase nujugira ngo buriya narakwanze yomburaye kabiri ucyanera kabiri bikangayo nanabona kibiri nkagiye umubiri nkakirarira nirirwa ndi mu matiku nyina madiru nkabura na tipu abamfata mu mashingu bambuza sansu nariye karungu ayayayaya humura mama nzava mu mukungu ayayayaya humura mama nakati agakungu nirirwa ndi mu matiku nyina madiru nkabura na tipu abamfata mu mashingu bambuza sansu nariye karungu nari mfite inzozi zo kugiyo nkahura n'abazungu none no mu murwa nibo gusa tuba dupfa ibicwa abo dukorera batuvuna baduhembura ubwa nizi nkundo z'i Kigali zituvuna tukahasebera nirirwa ndi mu matiko nyina madiru nkabura na tipu abamfata mu mashingu bambuza sansu nariye karungu. Indirimbo my god ayayayaya man indirimbo rero ntago bashakiranye man for sure I love this song. Kwisi ni riske under 18 to 25 urakina deal barishira mu mutwe. God you bless you give me money I pay anything I want. God you bless me you bless God you bless my whole family. God you bless umunyonzi God you bless umumotari God you bless umushoferi God you bless umuhinzi God you bless umucuruzi God you bless me you bless God you bless my whole family. Hello my God ibinunifo ziri kumba naso ndarye vide gusa life unifo. Yeah, nobody knows criminal hard. Yeah. You know me, God, you know my heart. Alawe, I'm feeling my pain. Mutabare, I'm not okay in my way. Ayayayaya, humura mama nzava mu mukungu. Ayayayaya, humura mama nakati agakungu. Oh my god. Oh God. Siyemwishu pyo nicara bige. My god, this song. Ladies and gentlemen, muyoboke Alex. Urambwira ngo wavuye mu manager. Iyi link ndayiguha nibo ndi kubibwira. Bubu ndabikubwiye. Oh my god. Nibutse umuntu ushaka umuntu wo gufasha. Ninde? Buretse. Yarakubwiye ngo ushaka umuhanzi wo gufasha se. Oh, buretse ndabwibutse. Bro mbarambikore. Buretse. Je kumuhamagara se. Ni umukire bro. Akora mu ruganda rwa Skol. Ari mu bantu bakomeye muri Skol no umukire byatari. Je kumuhamagara se. Yego. Wait, rero twari turi kumwe. Muhamagara ku cyumba ndabyibuka. Kandi ndibutse bro. Kankora icyo nshoboye wera mu gihe Imana izamumugisha. Cyangwa ntiwumve. Imana izawugo. Yitwa Papa Nisi. N'umufana ukomeye muri APR FC baramuzi n'aba afande James Kware bamuzi bose. Mani mfasha mfate. Ifata subugo busari gukurikirana birari. Atari kurikirana ku amacupa arimo arasohoka kwashiraho ibijegeri. Ndamuhamagara kabiri. Byaryo amaga muntu kabiri akabona ko mukeneye cyane. Yego. Cyangwa akabatwaye imodoka wenda. Mikoda boss. Fata phone mbabarira rwose. Bamumbajije. Babona nyihereye ni dolari akambwira ati basi nago bishoboka reka ngo blessing. Ariko bundi bite. Azaje no kuma masakaramene. Ziko ntarakomezwa. Kadukomeza gake ubwo ara etumamagara we. Urumva?
ubwo waranyahamagara ndabizi uko ashaka umupeto wo gufasha cyane ariko ejo nari ndiwe ejo bundi ndiwe arambwira ati nshaka no gufasha sinenze ko udafite management nenze ko ukiri muri on one mu gihe tutegereje kaza kumumagara uko ndongenda mumagare reka ngere kuri muri Ndahabirene navaka ari intwari ya benshi ari wa Dorcas na Vesina niyo Bosco ako ndibaza kuki umuntu atabukanye na Emirene ngoje kukibaza uko niyo Bosco byamawe n'undi wese like intambwe ye imera nkayisubiye inyuma Kenny ibyo byibazaho jewe nago mbizi uburyo asubiramo inyuma ibyo byo nago mbizi kubera ko ngewe icyambere nashingiraho mvuga ko nabizi gutandukana nago nge ubundi uvuga ko gutandukana kwanjye wonkiramo kandi nge sinatandukanye nawe kubera ko sinari muri management yego sibyo navuga ko wenda kindi nashingiraho ubwo arakomeye nyine ararenze niba atandukanye nawe sibyo ukazima no kuvuga yuko hari ibintu aho ugiye wenda biba bigize ute baba badakora neza nkuko we yabikoraga no kunabivuga Irene ni umuntu ufasha cyane amafaranga yariyongereye aje ndarutse muri Canada Madrid yavuye gukinayo niki wamusaba naramukabonye ikiganiro kuko kuba udafite management ni bikomeye bro birakomeye kandi ubufasha bwa Irene arabukeneye niki wamusaba ikintu nasaba Irene ambabarira cyumve ubu ngubu hashize igihe kinini tudahuza nkuko yambereye papa mu gutangira urugendo rwanjye rw'ubuzima namfashe no mu rugendo namfashe ibyo twatangiye wenda ntibyakunze sibyo ariko ndamusaba basi yongere anyereka abantu sibyo abantu biwe sibyo platform ye yonyine irahagije kuba yayingaragariza yayinkiraho nkagaragaraho sibyo kandi ndamushimira gusa nabona iki kiganiro basamba barira fate call yanjye ndakeka aribuze gukora aramaganye ntagufata ndamuhamagara nagabasha kwifata okay ubwo uze guhamagara Hussein na Hussein naramubwiye ariko ubwo wenda bari kubitekereza wanahamagara Fred uko Fred nawe asigaye akora kwa Irene yego agufasha kandi Fred afite uburenganzira bwo gukora ibiganiro ikiganiro ntabwo Irene yabuza gukora ikiganiro so yego ndumva kujya kwa Irene byo atari ikibazo ahubwo iki cyaba gisigaye ari kuvugana Irene ubwe kuko na Fred yaguye ikiganiro ahangaha umuntu wavuze ngo witwa Amazing 429 sinzi wamamaga yavuze ngo Kenny Kai nice songs kabisa gusa nizere kuje ariko tuvugana hari icyo nagufasha hehe yabivuze kuri nuza kuri channel yawe comment iri ku ndirimbo yawe kuri channel yawe yego yitwa Amazing 429 umuntu wandika gutya bari umuntu wingira kamaro uze kuri playing cyangwa se kumwandikira ko ubona ko yagusabye kuko umwandikira mukaza kuvuna akagufasha undi muntu wanditse ibintu nshaka kubwira abamuyoboke itwa expression ndetse ngo ariko ba manager bagendeye kuki kuye criteria kwere uyu musore nyemona yazamura flag all over the world urumva nyuma y'ibyo ngibyo nkibaza nti uriya mwaka wose wamaze Kenny udakora ugatse sheet warutse waruheruka humura waruherere mu bice cyangwa mu bike muri nyuma ya humura urumva iyo kampani twakoranaga nayikozemo nayo iza kugera igihe nabwo nyivamo ku mpamvu za management zo kugira ngo natakaze ibintu byanjye nyivamo ariko mbonye nabyo bikomeje kwanga urumva nago nari gusubira muri ya kampani ya Imena Softech Limited ubu ngubu nahise nigira kwigira ibintu by'imyuga nari maze iminsi nigira nikubira urwaro w'abandi nikorera urwara rw'abameri usigaye ukora muri salon urabizi fresh yego ufite n'akazi yego wow imana ishimwe numva kurya ntibikigoranye cyangwa se iki ndi gutangira nubwo ndi gutangira ariko nta kibazo nese niba wahakora 1000 cyangwa 500 nta kibazo kazi okay uko ugaragara Kenny uragaragara neza wambaye neza bijyango ni fresh ese hari umuntu uri kwita mu kubana kukumenyera ngo Kenny arajyanga yambaye gutya ndamenyera amafaranga yo kwambara cyangwa byose biri kuva ku mufuka wawe ya byose biri kuva kuri njyewe ubu ngubu uriya only one baramutse bakubwira ati nshaka kongera gusubirana condition bashiraho ni izeza zatuma mwongera mugakorana condition ya mbere nabashyiraho ntago nakanga ko dukorana condition ya mbere nuko nakemera ko dukorera kuri platform zanjye zose zose platform ngiye gushyiraho ibintu byanjye zose zikaba ari zanjye sibyo wigeze basaba ko iriya platform washyiraho zera ndinimo zawe kuva kuri nicyo gihe se bari gusubiza bamuntu aritovye papa nisi yes komera cyane Ramba. Nguhamagaye ndi mu kiganiro mbabarire. Ariko impamvu nguhamagaye mperutse kugusura. Yego. Urambwira uti nshaka umuntu wo gufasha na managing mu muziki.
ndi kumwe na Kenny sinzi umwibuka wundi Imana y'imihanda Irene yafashaga. Ndamuzi wa mwana ndamuzi. Okay, turi kumwe aha mu kiganiro aherutse gusohora indirimbo nziza yitwa X Shit. Nziza cyane arambwira ati maze umwaka ntakora. Kubera ko nta management mfite. Navuga ni hari umugabo mwiza umupapa ufana APR witwa Papa Nisi wambwiye ko ashaka umuhanzi. Kuki ntabahuza mukavugana ari mu kiganiro ngo turi kuvugana bamuvugisha cyangwa mukavugana. So none se narindi nangiye mu nama. Ahubwo wowe icyo wakora wazashaka umwanya tugahura nawe just nk'ahantu runaka tugahura tukaganira bisanzwe. Ubwo ubwo turaza kwivugana nawe irangiye utuze kuvugana turi ukuntu mwahura. Sawa. Sawa urakoze cyane Imana igumugisha. Yego. Sawa. Imana mu blessing. Nungo kabisa. Kuba yemeye ko tugiye guhuza ni sawa kabisa. Bro ntugere ngo abandi bafite. Imana imukorere. Hagari babantu baba wakoramo. Akoramo batekira just DJ. Warumeka ntagari babantu baba ba fake. So ndakeka nanyemera gupanisa mugakorana. Mana umurongo wawe kabisa. Uragenda fresh ndazovuga nimero ye. Nanjye nyuma tuze kuvugana. So mu gusoza nkubitira Imana y'imihanda twisore tugenda. Nagize ngo mbuze ubuzima mvuka igihe papa ihakana mama ndeba asiga urwibutso rwo kuducira mu maso kugaseseme kenshi ari ndarenga tureba nabonaga mama hari kurira senga ati Mana cinzira abana nibarembe kuva ubwo natangiye gusyaga n'umusigi kuwubona ari hamana ubuturo bwanje ni mu kiraro indeba kure yangirishimye ejo heza hanje ni hagaragara yewe Mana y'imihanda mfana muri uyu mwanda uyu mubumbe na cyanga uko bucyanda wanga yewe Mana y'imihanda mfana muri uyu mwanda uyu mubumbe na cyanga cecece uko bucyanda wanga Imana y'imihanda man ushaka indirimbo nshya yitwa X Shit ya Kenny Kai jya kuri channel yitwa Kenny Kai uranayipininga irabirimo ifite abasabungu b'igihumbi n'140 bamaze kugeraho views indirimbo ye mu minsi 3 imaze kugera 3000 urumva ko ni urugendo rwiza kuba tangiye kuri zero no kuri Instagram yanjye ibindi byose na Instagram yanjye yaragiye ubu nafunguye indi nabonye imaze kugira 2200 na 400 gutyo iriho ama post yanjye muraba mukoze mu following yabanje nitwa P Onika Suez Nixi Hamburger Kataro Katabugari Intro Sashimwe Food Masho Project PZ Sombrero brother cheer up my boy. God bless man. God bless my brother.